nimubona uyu mugabo banye na Pastor Mutesi muzamenye ko ntavuganye n'Imana. Ibitari bigiye guhita igira ite? Ubwo ugomba kumpa nimero za konte ya Sako, ngomba gushyira 300 kugira ngo nishyire abantu mituwere, ni wowe ubazi nk'umuyobozi. Ubushukanyi bukabije, ubushukanyi bw'utuntu duto, mbese butume mwene Kanyarwanda akomeza kubeshywa n'abiyita abakozi b'Imana, ariko muri rubanda bafatwa nk'indaya ndetse n'abakozi b'ibibi. Bamwe badatinya kuvuga ko ari n'abakozi ba Sekibi. Utuduhenda abana tuzatwimira kugeza ryari? Abayobozi mutureberera nimureba aba mubabaze icyo babikorera. Aba ntabwo ari abakozi b'Imana. Byaba byiza gusa muri iyi minsi nabonye batagishaka kumva ukuri, ariko bariya reka mbabwire abenshi ni intumwa za Satani. Kibike nuko agiye gushaka umugore w'ururara, bose ari ibirara. Ngo ni mwiza yahagaze aranyonga, we yahagaze aradingiza. Ikibazo nuko arongoye umuteramwaka, ibyo mbyumviye kuri kamera. Bagihora bwa mbere bahita basambana, gusa aramusebya yamugiriye neza mu Efrate, ariko uzapfa yigure se hari ibyo atamukoreye. Mwandikira utumesaje twinshi rwose tw'urukundo. Aka kanya ntago nahakana izina ryo. Uyu munsi wa none Papa Darlene nubwo yashatse afite umugore, ariko numvisha inkuru ivuga ngo arapfuye, nshobora guhanuka nkikubita hasi. Ndabyibuka tariki 2 z'ukwezi kwa 12 2020. Uriya mugabo ntago muzaba. Nimubona uyu mugabo banye na Pastor Mutesi muzamenye ko ntavuganye n'Imana. Gusa uriya muzungu uriya muhinde ukuraga kandi yarambwiye ngo nge ngenda niteguye ku isaha n'isaha nshobora gupfa. Oya kuri finali hari Harasigaye ukwezi kumwe ngo mugakora mariage. Nambara impeta di, ariko ajya bayishyira ku ruheruto. Ndasaba umu ex we kubyakira. We Fred namaranye nawe imyaka 2. Fred namwakiriye avuye muri gereza. Umwe mu banyarwanda yaragize ati, ese ubundi abafunga insengero ntabwo babona izaba ziri ku murongo? Nukuri abo bireba mudufashe. Ibi si iby'i Rwanda, nibikomeza gutya yatwitse Los Angeles imyambi ntiyashize. Bitari ibyo twazabona iby'amaso atigeze kubona. N'abagore babiri basa n'abahuje imico ndetse n'imyifatire n'imyitwarire, bahuje impano ndetse n'imirimo, bahuje ingeso mbi z'ubushurashuzi. Bivuga ko bashinjwa gutwara abagabo ndetse no gutwara abagabo b'abandi muri rubanda. Ni indaya kugeza n'ubwo ubwabo babyiyemerera, bakavuga ko ijuru bazaritaha, ariko biyita abakozi b'Imana. Umwe yitwa Pastor Mutesi, undi yita umukozi w'Imana Sandrine. Sandrine ashinja Mutesi kumutwara umugabo ndetse no gutanga care ku bagabo bikarangira batwaye. Ese ubundi Mute ubigenza ute? Mutesi tubwira uko ubigenza. Ubigenza ute kugira ngo wigarure imitima y'abagabo? Ese ubigenza ute kugira ngo wigarure imitima yacu? Umuhamagara mu gitondo saa 6 nimugoroba, ni wowe ushyiramo airtime ukamuhamagara kuri WhatsApp, niwe wandika icyumweru 1 2 3. Uyu mugabo na data Pastor Mutesi Imana izabimpore ndetse bikabije. Iyo dusomye muri Bibiliya kuba yemera mu gitabo cyo Kuva umutwe wa 20 umurongo wa 5, ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Ndabatangariza ko n'ubundi bidatinza azarira amarira arenze ayo yarize mbere. Yego. Kubw'impamvu jewe zuko nzi Fred. Ubundi abantu bagiye bamenya ko ndi imfubyi y'umukecuru. Gusa
kuri ubu inkuru za Mutesi zikomeje kwandika ku mwanya wa kabiri ku mpapuro z'ibinyamakuru bikomeye hano mu Rwanda. Ni nyuma y'imirwano y'umutwe mu 23 ihanganyemo n'ingabo za Kongo. Inkuru ya Mutesi niri kwandikwa bukurikiye. Ese ibi biterwa n'iki? Kubera iki Mutesi yiganje ku binyamakuru byose byo mu Rwanda? Murindwa Ferdinand ni umugabo uvugwaho kuri ubu ko yateranyije aba bombi, kuko ubusanzwe Sandrine avuga ko yamukundaga cyane kandi bari bamaze imyaka irenga 2 yose babana nk'umugabo n'umugore, bararana, amufurira ndetse amukorera n'ibindi byose umugore amukorera umugabo. Ferdinand azi kwa Mutesi, ariko Mutesi ntazi kwa Ferdinand, kuko Ferdinand ntiyakwinjiza Mutesi mu nzu y'abagabo. Muri yo gati bamo imyenda ni njye nyine uhazi, nta wundi muntu wazi. Pastor Mutesi ntago yakinjira, ntago yabazi aho yaravuze ngo mbega umugore ngo nzamuka amayisikariye, dore ngo yari kumpamagara. Ceri nubwo tutabana ariko imyaka 2 ni myinshi ngusasira ngufurira, nyenge nagukundaga kugeza ku rwego numva guri umugabo wanjye kandi nabikwerekaga. Sandrine Nyiranshuti akomeza avuga ko imyitwarire y'uyu mugabo Murindwa Ferdinand yagiye yorohereza Pastor Mutesi kumutwara. Aba bombi bavugwa ko bari barahinduriye Ferdinand amazina. Uwari Murindwa Ferdinand bari basigaye bamwita Rushinyika, kuko ngo iyo Ferdinand yabaga ari kumwe n'aba bombi yasekaga mbere y'uko bagira icyo bavuga. Niyo mpamvu uwari Murindwa Ferdinand bari baramwise Rushinyika. Wumvise intangiriro z'iki kiganiro wagira ngo ndi guca umugani, ariko inkuru yabaye impamo. Hari kuwa gatandatu tariki ya 2 z'ukwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo witwa Pastor Mutesi ndetse na Murindwa Ferdinand basezeranaga imbere y'amategeko mu murenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana. Nyuma y'uko aba bombi bavuye mu murenge, hahise hasohoka n'ubutumire bw'aba bombi bw'uko ubukwe busigaye buzaba tariki ya 30 Werurwe umwaka wa 2025. Ese ibi bimeze bite? Ese ibi biteye bite? Reka nkwibutse ko aha wumva ibi biganiro ari kuri Smart Maker TV show. Ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi, ibiganiro twibanda ku mateka n'ibigwi by'ibyamamare. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe tugakomeza kubana. Nge wumva ndi Smart Maker. Reka rero nkuviri muzini muzingo iby'iyi nkuru. Aba biyita abakozi b'Imana kandi ari indaya, ari abasambanyi muri rubanda, bashinjwa gutwara abagabo b'abandi, bashinjwa n'andi mabi yose abavugwaho. Byose hamwe twabikuramburiye muri iki kiganiro. Kurikira Smart Maker. Ubundi Pastor Mutesi amazina yiswe n'ababyeyi ni Aime Prudensienne Mutesi, naho uyita umukozi w'Imana Sandrine amazina yiswe n'ababyeyi we ni Nyiranshuti Sandrine. Amazina yanjye ni Nyiranshuti Sandrine. Yego. Yego, ndi umukozi w'Imana. Naboye ministeri. Yego. Itwa Silowamu. Yego. Ikorera Kagugu. Genzanywe n'agahinda kuko Ferdinand yambeshye urukundo. Aho kuba yarakubeshye urukundo nawe wabigizemo uruhare. Niba umuntu ashobora gutereta undi mugore muryamanye muri ku gitanda kimwe nawe ugatuza ukamwihorera, urumva utarabigizemo uruhare. Biterwa burya rukuntu umuntu akwica mu mutwe. Erega burya kugira ngo ubindaye y'abagabo bose babindaye umugabo umwe, bitwaye iki se ibyo ngibyo? Akangubwiye nge ntago ndi muri abandi biyoberanya, kandi ijuru nzaritaha. Yego, nifitiye icyizere. Ese ubundi nyuma y'uko bishyize hanze, ababakurikira abanyarwanda muri rusange babafashe bate? Isi babafata nk'abakozi b'Imana? Umva ibitekerezo bya rubanda. Bimwe muri ibi bitekerezo byanditswe n'abakunzi babakurikira ku mbuga zitandukanye. Uyu yaragize ati:
ariko se mubwiriza iki? Mana tabara abantu, tabara abantu bita izina ry'Imana. Ni ukuri muri gutukisha izina ry'Imana. Mw'abapagani mwe ndababaye cyane. Uyu nawe ati ariko muri abakozi b'Imana cyangwa hari ibindi mukorera twe tutazi? Uyu nawe yaragize ati Imana mukorera nge sinkayimenye, ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Uyu nawe yaragize ati si Pasiteri Mutesi, si Pasiteri Sandrine, bose ni abayobe, sinzi n'icyo bigisha abo bayobora. Impumyi zirandasa izindi. Utwara umugabo wa mugenzi wawe, nawe bamugutwara ukavuza induru. Ayo masezerano mwitirira Imana niyo yabahaye, muri abayobe. Nyabuneka nimugenzure niba atari Nyabingi cyangwa se Ryangombe uyabaha. Imana ni nyinshi, ariko y'ukuri ni imwe, ni Umwami wacu Yesu Kristo, nireba ibitagaragara. Ese mwebwe ko mwita abakozi b'Imana muri indaya, muri abakozi b'ibibi? Imana ibumve, ibakubiti batwike. Mwihane ubwo buraya n'ubuyobe, ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Uyu nawe yaragize ati uravuga ngo waramwakiriye, uri umukozi w'Imana, mubana imyaka 2 nk'umugabo n'umugore. Ubwo ni ubukozi bw'Imana ki? Ese ubana n'umugabo w'abandi, murarana, mubana, ukiyita umukozi w'Imana? Ubwo se wahagararaga ku ruhimbi kandi wari ubizi ko afite umugore mukuru? Yewe mbega abagore, mwitonde cyane, muzatuzanira ibyo tutari twabona. Ese ntimwabonye ibyabaye kuri Los Angeles? Ese mwibaza ko Imana yatwitse Los Angeles yananirwa gutwika u Rwanda? Oya, mutubabarire, tuzabamenyera ku mbuto zanyu. Ibitekerezo by'abakurikira aba bombi reka tubisubikire kuri uyu. We yaragize ati ese aba ni abakozi b'Imana cyangwa ni ibiraya? Ese wowe udukurikiye kuri Smart Maker TV show, wowe byumva ute? Aba koko bakorera Imana cyangwa bakorera imana zabo? Baratubeshya. Nimureke utuntu twa hato na hato mukurikira Imana yabaremye. Ese ni iki umuntu yaguha ngo ukore ibikozi by'isoni nk'ibi ngibi? Oya, mute mwitubeshya, muri indaya ntimuri abakozi b'Imana. Nge wumva nari Smart Maker, nahi wumva yari Smart Maker TV show. Komeza kubana natwe. Ndagushimiye, ibiganiro n'inkuru ziryoshye byo nakagaruka.